Sandrine ntacya Mungu nzagutetesha turye neza wambare neza urumva mwambike neza wenda ngewe nambare nk'umuyede ariko wowe wambare neza ku buryo uzajya utambuka abantu bose bavuga ati dore umugore wa Yaka wambaye neza nubwo njye nasa nabi ariko wowe usa neza ku buryo uzajya unyura ahantu abantu bakavuga ati dore umugore wa Yaka naho ibindi uzagenda ubibona careful mu gisaswa kirakitu everything mu gisaswa gutunganye neza urabona akazi kw'amaborero nanjye ndiyaminiya ntago nagotwa kwanza noneho banze mbikubwira abo bakobwa bandi bose bari ku ruhande abo turakinana muri filime ariko uyu nguyu niyo nshuti yanjye nyakuri nta nubwo nigeze nsinzira naraga ndi kumurota ngashiduka Sandrine ijoro ryose so ariko yanyemereye urukundo turi gupanga na gahunda z'ubukwe Imana nidufasha umwaka utaha tuzaba turi kumwe naramukubise mu mago direct ngiye nshaka iki muhereza Sandrine amwitaba allo ngo iki ngo amagare ndi kumwe na Shiri uzi ko watuma mena umutwe akira mwitabe mumuhariko mubwira ati ayisakupa nta mukobwa ujya witaba undi kuri telefone ayitakupa ayisagira ubwoba ndamwere cyakora ako kantu ukoze turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose reka nkeka ko mwese mumeze neza kandi niba mutanameze neza isi ni kimera uyu munsi ni byiza ejo ni bibi kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ni Ange nk'ibisanzwe n'umukobwa wanyogarutse ewana no gutwikangira ngo muri kubibona ko turi kumwe na Yaka n'umukobwa Sheri we mwagiye mubona ibiganiro byagiye bitambuka habanje guteretana habanje guteretana no kurwana ariko uyu munsi ngira ngo kuza kumenya byinshi twe twaratumiye Sandrine avuga uko yemereye Yaka reka ntangiye mu ikaze kugira ngo tuganire mumenye ko urukundo rwabo rwifashe ese koko barakundana nkuko bari barabivuze ese koko urukundo rwabo rwifashe gute nyuma yo kumwemerera ko bakundana Yaka umeze ute na mahoro umeze neza ndabona look yawe warahinduye ejo bundi rero ufite menshi usutse bisanzwe ariko ubu ngubu ndabona amasaro dread ni ukugenda duhindura kugira ngo babone ko twahindutse urabona n'agacupa naragahagaritse bya bintu byo kujya mu ndaya kera nabonaga 5 nkahita ntekereza gusimbukira mu ndaya ariko nabaye imparitse rwose hanyuma rero ubu ugiye kwintroducinga ugiye kuvuga gusobanura umukobwa ukurira hahise umukobwa wundi nindi uyu mukobwa yitwa Sandrine ndamukunda cyane nawe arabizi ko mukunda ariko niba nawe nkunda simbizi niba nkunda wamumbariza ahubwo niba nkunda nibyo naramenye Sandrine rero kutubwira ko Yaka mukundana ariko ndabona kibishidikanyaho kandi baratubwiye ngo urukundo bimeze hari igihe bibaho ko ikintu kiba ku muntu ariko kubyiyumvisha nyine ntago arabyumva hariwe abona uri cyuki cyane ku buryo wamuca inyuma yakabona bazamugutwara arasa nkaho atiyizeye uyu mukobwa ni mwiza cyane rwose urabona ibigabo by'iki gihe bifite amafaranga byakize hari ukuntu bikubonana umukobwa mwiza muri gufiyansana ugasanga kiraje kigashora inoti kikamugutwara rwose nibwo bwoba ufite nibwo bwoba mfite kubwiye ko agukunda ntago ubyiyumvisha urakunda arankunda ariko abakobwa b'iki gihe urumva bakunda ikofi bakunda umusore ufite amafaranga kandi ngewe ntago ndabona amafaranga uretse ko tutabura icyo kurya da hanyuma rero nawe Sandrine ugiye kwedera dusenga Yaka ninde umuntu kuri iruhande rwawe ninde umusobanuriye abakunzi ba Yawe TV Yaka ni umuntu twahuye tubasha kuganira ntago nahera aho twahereye cyangwa aho bigeze ubu byaba birebere cyane ariko kugeza ubu ni umuntu ndi hafi cyane turi kumwe muri iyi minsi avuga ko muri make tukundana ariko abantu bamaze kubimenya ngewe Sandrine nahoraga muvugisha musaba urukundo nk'uko bivuze ko Sandrine numvishe mukunze cyane kubera taye ye na discipline agira n'ukuntu aganira n'abantu mbese muri make discipline ikinyabupfura afite niyo mpamvu numvishe mukunze
ariko nawe anyemereye urukundo noneho kumugaragara akabibibwirira yaba ampaye icyizere noneho kurushaho. nyamuneka Sandrine ereka abanyarwanda nibyo ari kugusaba ngo umugaragarije kumugaragara ko umukunda n'abandi bakabimenya. Ntabwo ari kubishidikanya kubera ko uri umukobwa mwiza ngo afite amatsiko cyangwa se afite ubwoba by'uko abagabo bo hanze ha Kigali buzagenda bakagutwara. oya ubwo sinzi kubimwereka ndabimwereka nkanabimubwira, ariko icyo namubwira cyo nuko yakumva ukuri nyine. Niyumva ukuri aba bagabo batekereza b'amafaranga twagiye guhura mbizi ko abanyamafaranga bahari. Ntabwo ubu ngubu aribwo nanibutse ko abantu bafite amafaranga bahari. Rero icyo agomba gukora ni icyizere nawe akumva ko afite. Murebe ikintu umusaba ku buryo byibura wemera, niki kintu yagukorera ku buryo byibura wakemera ko mukunda? Ikintu yagukorera Sandrine ku buryo uvuga ati ndavivuye ko uyu mukobwa ari uwanjye. ubwo Sandrine rwose ikintu yankorera gusa ni discipline, kandi discipline arayifite kubera igihe tumaranye. Ariko rwose niba avuze ku mugaragaro ko nkunda vraiment amaye icyizere gikomeye, nanjye nzagendera ku byo akunda, nimara kumenya icyo akunda n'ibyo yanga tukavurima nzirinda ibyo yanga tubane mu mahoro. Hanyuma rero hari ibiganiro nagiye mbona bitandukanye wagiye ukora uri kumwe n'abakobwa bagiye batandukanye, ngira ngo ni 3 ugiye uvuga ko ari abagore bawe. Ese uyu Sandrine we ugiye kumugira umugore wa 4? Ese uzabafatanya gute? Ese Sandrine kuvuze ngo amukundiye discipline ye, abo bagore bo uzabafata gute? Uzabahakeya gute? Uzabimanaginga gute? Ukibari abandi ntabwo ari abagore banjye, n'uyu Sandrine ntaraba umugore wanjye. Umugore wawe ni uwo mwasezeranye imbere y'amategeko. Nubwo Sandrine nawe turacyari mu rukundo, ntabwo turasezerana imbere y'amategeko. Hanyuma rero ateganya kuko waravuze ngo nabo murakundana, hanyuma uzahitamo nde? Ese murakundana muri bane ubundi ibyo babyita gutende? Ukeneye uzafite umwanzuro ni kubera ko ngewe nimitamo Sandrine ubwo ni Sandrine nyine. Kwanza noneho banze mbikubwira abo bakobwa bandi bose bari ku ruhande, abo turakinana muri filime, ariko uyu nguyu niyo nshuti yanjye nyakuri. Umunsi bazareba iki kiganiro ntabwo muzitorona hasi. Ngewe ni uburenganzira bwanjye, ntabwo bajya kumbwira ngo nuko wenda ngo uri papa ngo nkingire umukobwa ntashaka. Ntabwo ari bya bintu bya kera ababyeyi bajyaga kuzana umukobwa utanamuzi wibera mu nka ngo dore tukuzaniye umukobwa ngo agomba kuba umugore wawe, ngo kubura ari kwa mwene runaka, ngo twahanye igihango, bya bintu byabo bya kera. Ubu ngubu umuntu afite kwihitiramo umukobwa ashaka, ntabwo ari amatiku y'ababyeyi ngo uriya ngo ntacyo dupfana, ngo ugomba gushaka uyu wo mu miryango yacu. Njye ntabwo ari byo ngenderaho, babimenye. Niba ari Sandrine nahisemo n'uyu nta wundi, abo bandi ondoka bayendiza. Hanyuma uheruka kubwira Sandrine ko umukunda ryari? Dore muri mu rukundo, iyo abantu bakundana bababwirana utugambo tw'urukundo, ureka kumubwira ko umukunda ryari? Sandrine muhamagara buri munsi, nimugoroba namuhamagaye turavugana, mubwira ko wibeshye nimero. Nahamagaye undi witwa Sandrine kuko muri telefone mfitemo ba Sandrine benshi. None nahamagaye uyu nguyu arya nahamagaye uyu nguyu hita bundi. So hari ukuntu nyine umuntu yibeshya, ariko nese kamubwire suzi ko kuvugisha wenda udisheri wawe wanditseho Sandrine gusa, undi tuzi neza ko iyo umusheri wawe uba ugomba gushyiraho umutima, ugomba ba Sandrine ni benshi, nanditseho Sandrine uyu ni B. Ba B barahari, uyu ni A. Ba B ejo bundi kivuga ikora ikiganiro waravuze ngo fundi ngo y'amazina mwitana ngo ba B ngo ba C, uyu yitwa Sandrine. Sandrine A inyuguti ya mbere ya A. Ese ko ibyo ntabwo biri romantique, ubundi umuntu mukundana uba ugomba kwandikaho Sandrine honey sweetheart, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wowe kuki utigeze byandika? Ariko na ka A kararyoshye, urumva ko aruta B kuko A nizi imbere ya B muri alphabet. Ubwo se Sandrine wundi wamuhamagaye umubwira kubera ko wari wibeshye nimero, wamuhamagaye umubwira gute? Yewe nari nzi ko mpamagaye
kumbe nsanga atari we mpamagaye undi Sandrine nuko nagiye ibintu kwibeshya bibaho kandi ntabwo ari njye wa mbere bibayeho. Hanyuma rero Sandrine ubwo aheruka gukora ikiganiro hano kuri Yawe TV yatubwiye yuko mu rukundo rwanyu uko mubigenza cyangwa se uko yakwemereye nka Yaka, reka twumve niba ibyo yatubwiye ari ukuri. Umunsi wa mbere akubwira ko agukunda byagenze gute? Duhe ishusho uhereze n'abanyarwanda ndetse n'abakunzi bawe muri rusange uko byagenze gute uwo munsi wa mbere akubwira ngo ndagukunda Yaka. Dore bari mwarakoze ikiganiro mu Rwanda muri kumurwanira na Eric, icyo gihe rero akubwira ati ndashaka kuguha igisubizo, akakubwira ngo yes. Ese Yaka yiyumvise ate? Ese muri icyo gihe byagenze gute? Duhe ishusho nyine mbere nyuma yuko mubaye abasheri. Byakimara kumbwira ngo arankunda numvishe binshimishije cyane kuko nanjye ndamukunda. Dushobora gukunda umuntu ariko atagukunda. Ko njye naramukundaga ariko ntazi ko ashobora kunkunda. Wabonye ko bwa mbere nabanje no kumutinyura, urabona ni agakobwa keza nawe kanimagine face size nimero ye ni correct. Akimara kumbwira ngo arankunda byaranshimishije cyane. Wayisumera gute nyine ita werekana uburyo wayisumeramo? Nta nubwo nigeze nsinzira, naraga ndi kumurota ngashiduka Sandrine ijoro ryose. So ariko yanyemereye urukundo, turi gupanga na gahunda z'ubukwe. Imana nidufasha umwaka utaha tuzaba turi kumwe, naramukubise mu mago direct ngiye. Uyu mwana uzamukwa nkangahe? Bizaterwa nayo bazanci wawe. Yegereranye nkawe nk'umuntu uvuga ati uyu muntu ndamukunda kwikofi magaze gutya uzamuca nkangahe? Arega mwebwe nuko hari byo mwishyiramo ngiye twumvikanye nge nawe ubundi dushobora no kugenda tukigendera tukagenda tukabara nta n'inkwano dutanze. Ubundi si inkwano ni ngombwa? Inkwano ntabwo ari ngombwa, biterwa n'ubwumvikane bwanjye. Sandrine urabyumva gute? Ikintu cyerekeranye n'inkwano ubundi bisaba akenshi no kuko hagati yanyu ko muri babiri nimwe mugena iby'ubukwe cyangwa iki, kuko hari n'igihe umusore aba adafite n'amafaranga y'ubukwe cyangwa y'inkwano, ugasanga inkwano bizatwara amafaranga menshi mukumvikana mu bwanyu. Turakoze cyane dushobora gukwa amafaranga menshi tugatanga wenda twazagere mu rugo inzara ikatwica, ahubwo twajya kuyarira mu rugo tukayarira. Kuko n'ubundi ubukwe busaba amafaranga menshi, noneho ibaze nk'urugero ugiye gukwa wenda nka miliyoni, noneho mu gihe numara gukwa amafaranga yose ashize mushaka kwicwa n'inzira, ariko ubundi mwese mwabyumvikanye ashaka no kuza. Ko Sandrine azubwenge, nta n'undi mukobwa niwe uzahitamo, nta n'inkono zayo. Undi rwose hari undi ubufunze umutwe ngo ugomba kunywa ngo 8,000,000 ngo 1,000,000. Twagera mu rugo tukabura n'akawunga n'ibishyimbo. Ese ibyo yabimaze iki? Ahubwo wenda twatanga make ku buryo wenda ababyeyi be ntibabure n'abakantu bafataho, ariko ku buryo tuzagera mu rugo n'ababyeyi be badusura tukabona icyo tubazimanira. Nangwa ababyeyi banjye baza mu rugo rwacu ntibagende batabonye n'agafanta. Maze sesa. Hanyuma Yaka ndibuka uza kuza kumfata hara kuri gate uza kumfungurira. Nabonye wambwiye ngo hari damage ndufite, sinzi niba ni damage, sinzi niba ari iki. Ese Sandrine ibyo bintu arabizi? Ariko ibyo bintu bishoboyemo ubuntu uzabishobora Yaka? Birari no kwiganira gusa bisanzwe. Rekaze byibura banamubone. Uyabwira muhamagara azabisobanura ariko. Rasiyo yanjye ngiye. Rasiyo yanjye ngiri hano. Nta indi rasiyo mfite niyo damaje yanjye kabisa. Hanyuma rero uheruka gukora ikiganiro ahangaha avuga ngo ntabwo Sandrine aheruka gukora ikiganiro yavuze yuko ibintu by'indaya wabivuyeho. Ese Yaka urishoa neza yuko ibyo bintu ari byo? Abantu barambwiye ati Yaka ntago yareka indaya, ntago bibaho. Ese umunsi uzumva ko uzikeneye uzitwara gute imbere ya Sandrine? Ese uzamubwira gukemurira akabazo waba ufite bizagenda gute? Sandrine turi kumwe wenda nko muri iyi minsi dutangiye urukundo, akaba ari no kunkubita kavanse kugira ngo najya mu ndaya. Yagukubise vanse? Bari kunkubita oya ntago arama, ariko Numvise kavansi rwose byatuma mukunda kurushaho. Nyine gira icyo bimubwira, mubwire wenda unisabiye hano imbere y'abantu bashobora kwandika muri comment akavuga ati nyamuneka Sandrine gira impuhwe. Oya hari abatipe regura abana abatipe b'iki gihe. Hari umutipe mufite gahunda z'ubukwe umukobwa yaguha kabiri gatatu gahita umwanga. Ngiye ntabwo ari kumiza. Ahubwo
namaho ikidogo azatuma mukunda kurushaho. wowe utandukanye n'abasore ba kavanse byarangira bikahita birangirira nyine birangiye ariko wowe uzakomeza umukunda. Gampaye nkaryoherwa. Musabe nyine dore ngo muri kumwe musabe dore ngo kandi muze kwiyaranja rwose nibanyemereye urukundo nkubite kavanse. Urabona muri iki gihe hari n'igihe mujya gukora ubukwe tugakora ubukwe utwite ufite inda nta kibazo. Nibyo byiza. ni ukuvuga ngo hari akantu ngiye kongeraho indi mpamvu yatumye numva yakanyine mwiyumvishijemo. Hari nk'uko bivuze hari umusore mumenye n'icyumweru kimwe agahita atangira kuzana ngo mpaye iki. Mu gihe twamaranye twamenyanye ibintu nk'ibi bavuze wenda bivuze nonaha wenda nibwo bimujemo ariko mbere ntabwo yigize bigira kuko yari afite akageso wa mugani kuko yavuze ko kujya muri izo ndaya ziwe. Urumva nge nashakaga kugira ngo abanze ajye ku murongo wenda nimbona izo ndaya wenda afite umurongo ariho yarazigabanyije abakobwa atari cyane inzoga atari cyane nanjye ntekereze ngo isi umuntu wa mugani muhaye avance ntabirwara cyangwa se ikindi kibazo yaneza gusa kugeza tuzabanza tujye kwipimisha n'ubundi ntago oya muzikingira cyangwa ntabwo bikunda. Tuzabanza tujye kwipimisha nasanga ndi muzima nanjye ngasanga ari muzima ampe nanjye nigeho. Ese usanze atari muzima? Sanze atari muzima nta kibazo. Nta kibazo. Buri iki nta kibazo kandi uzi neza ko harimo ingaruka zishobora kwangiza ubuzima bwawe. Uye nsanze atari muzima tukabana mbizi nta kibazo. Ukiyanduza ukavuga ati ngomba dufite uburyo twabyirinda prudence zira. Urukundo ruri rwanyarwo uzi kugira ngo umuntu yemere ko nawe ufite ubwandu. Ni iki kintu wakora? Nkawe yakuvuga hari uburyo wabikora mu nubuhe buryo wakoresha kugira ngo wirinde kugira ngo atakwanduza iyo sida? Prudence niziharize ni ukujya tuzishira ku musego. Nabyemera njyewe biriya nibyo abantu bishyizemo ni ukuri abomba mu ishashi. Nose ni abantu babana buno bakoresha prudence kandi ari umugore n'umugabo badashaka bya bindi babatera harya niba ari bizaonapo adashaka gutera onapo bakajya bakoresha agakingirizo rwose badufite kandi babana ari umugore n'umugabo. Ikintu cya mbere kiba gihari n'ubwumvikane hagati yanyu ko muri babiri niba mwumvikanye ko nyine igihe muzabyarira mwabikora mwumvikanye ko muzabyara nyuma y'igihe kingana iki mugakoresha prudence birabishingiye. Oya arega biriya mabuja dushobora no kuba tubana gutya ejo bikancika nkaguca inyuma sida nkaba ndayirwa none se wahita unyaga ujya umuce urateganya kuzamuca inyuma njyewe ungukunda ukanca inyuma bakagutera sida waza tukabana n'ubundi nkajya nkoresha prudence. abyara gute se? Kubyara ubwo nyine biba byahagaze ubwo urateganya kuzabana n'umuntu ukabana n'umudamu ufite nk'urugero Sandrine ugasanga afite ubwo bwandu ubwo kubyara byo ntekereza ko ufite gahunda yo kuzabyara. Ubundi urabyara? Njyewe ntabwo ndagerageza uretse ko nta mwana mfite nabibwirwa ni nta ndaya nimwe wigeze ubyarana nayo? nta mwana n'umwe wari waza kugerekaho umwana akubeshyera? nta urambeshyera. Ese ubundi barakubeshyeye ubwo wabyitwara muteye ambeshyeye ngo mufite umwana? Ngiye mfite umwana wawe rwose. Oya ubu ngubu iterambere ryaraje baragenda bakabapima bakareba koko niba muhuje amaraso. Ese yakuramutse ubyaye umwana wamwita gute? Umwana wamutse umubyaye ari umukobwa ari umuhungu? Ari umukobwa namwita Ingabire. Irindi? Ingabire Florence. Kubera iki bamwita Florence kandi tuzi neza ko Florence ari izina nyine ni izina navuga ko rya kera? Hari umukobwa twiganaga mu wa gatandatu primaire yitwaga Ishakiye Florence wo ku Kibuye naramukundaga cyane. N'umuhuye kandi wakomeza kumukunda? Oya buno yarashatse afite umugabo n'abana. Akabazo nshaka kumubaza kuko ameza kugaruka kuri sije y'abantu mwakundanye cyane uyu urebye ubumva ntazagira nanjye bikambabaza. Gisubize sa ntabwo ushaka kuvuga ijambo aba twiganye twakundanye abo mukinana bitabasheri bawe nzamenya mpagaze he? Oya ni wowe wa mbere ariko nabikubwiye ni uri kuri top. Ubu ngubu ni wowe uri ku mutima wa yaka nta wundi ndagapfa ntacyamungu.
reka mbyizera ariko simbizi neza kuko biguhora mu kanwa cyane cyane. hanyuma rero uyu mukobwa biravugwa ko ari nawe watumye ajya mu butumwa bugufi filime uri gukina. Ese ubu ntuzamutera inda ubundi ubwora? Akenshi muzamuri kubonana ubundi tuzi neza ko akazi n'urukundo nyine atari ibintu biba bikunze kujyanirana cyane. Kenshi muzamuri muri kumwe muteye inda, ahubwo ni byo byiza tukazakora ubukwe twite. Ariko mu bintu twumvikanye, ariko n'ubundi kuko aba ari umugabo wawe iyo bibaye ari impanuka ukagenda utwite nabyo ntacyo bitwaye. Ariko nanone ku rundi ruhande iyo bibaye ngombwa yuko ugenda udatwite nabyo biba fresh. Ese nk'ubu ngubu uramutse umuteye inda nk'ubu ngubu nyine ugasanga byarangiye, yakaba uheruka watubwiye yuko uwo mwana ngo yavuga ngo mukamwica ngo yavutse, ibyo bintu byo biriya ko ari ukuganira bisanzwe kuri iki kiganiro. Ako nk'ubu urabona ibyo ndi kukubwira amusiriyasi, urumva Sandrine mwanabyara umwana mwiza. ubwo namutera inda ngewe Sandrine uyu nguyu nakwemeza n'igihumbi nabonaga nkajya ngura igikoma akanywa igikoma ku bitaro, nkamugemurira urumva ku bitaro, nkamufasha muri buri kimwe. Ntabwo ameze nka za nsoresore zitera umukobwa inda zigatangira zigakwepa mwahurira muri karitiye agakwepa. Ngewe ntabwo ari konteye. Hanyuma rero yatubwiye yuko ibintu byo kurika indaya wabiretse burundu. Ese undi yakawuheruka indaya ryari? Sinakubwiye ko nazivuye hose. Icyo gihe n'iryahari ryari? Ntabwo rwose mperuka kubonana n'indaya. Uri kumwe na shere wawe uyu nguyu muri kugenda, indaya mwigeze kubonana ikakubwira ati gwino nyine yaragukunze bikaba ngombwa yuko bagirana ikibazo n'umugore wawe, byitwaramo? Ahubwo hari izo mfite kuri telefone ngiye guhita nzisiba zitazongera no kumamagara. Zose ndazizi, ziri kuri telefone kuri simu yanjye nk'eshatu twumve. Oya ntabwo nazivugira hano tutazatubaha. Oya nzivugiye hano waba uzineje zazanega zikankubita. Nimero z'izo ndaya muri telefone yawe turi kumwe ubu ngubu, icyo kibazo nese ubu sizaguhamagara si mwanavugana. Sinjye ubikubwire ko ngiye kuzisa. Oya kubera yuko yaka ndagwije kubera ko ufite telefone. Okay yaka kubera ko ufite telefone biroroshye, umukunzi wawe aba agomba nyine kugira ngo abigire. Muhe telefone uretse dusoza iki kiganiro tugende nzikwereke zose uzisibe. Zana telefone unyereka amazina ngenzi zisibire. Si ufite telefone se? Kugira ngo kigaragara nuko uzasubirayo, ahubwo azasubirayo. Wowe ntago waje ahubwo uraca inda zifite guzaguhaye ntabwo kuzisiba nyuma y'iki telefone akiri he nayifite isize harakumenya. Ngira ko wayira Oya buretse ndahita nzikwereka zose urahita uzisiba rwose. Naho hano ubu ziteje isi yose nese baneze bakanye gusa ikintu nemeye telefone nizere ko ukifite utayigurishije. Bana byaye nimye gutunga telefone kimwe kimwe kuvana imbere ya kamera mbakwereke bose bakureho. Ni nawe urasigara muri umukobwa umwe wenyine. Nyimerangira itisi bamana direct. Ubwo se urabunzijije iki ko mba ndiniga yawe utazampamagara ugasanga aravuze ngo twamenyanye gute? Oya nese ko tuziranye na Sandrine urumva yabimenya gute kandi ngiye ndiniga yanjye nakigikiye umuryango wanyu? Oya nambwira ngo nta kibazo wewe nta kibazo. Icyo ugomba kumenya ugomba kwirinda aba bakobwa n'izo nda kuko ufite abakobwa benshi. Ni wowe muntu nabonye ufite abakobwa benshi baziranye cyane akandi abenshi n'izo nda. Ikindi kintu nshaka kukubwira ikibazo ngira interview nyinshi uri kumwe n'abakobwa, ngiyi ni damaje yanjye sibyo? Wa mbere wa kabiri wa gatatu kandi ubizi ko ndi ubuze kubuzi izo video. Ese kuma mukina mutumwa bugufi ukazanamo ngo shiri unakora ku mabuno tuba turi gukina kugira ngo filime iryohe. Ariko kugira filime iryohe ariko sinabikora. Ikibi nuko uzadufatira mu ishuka. Mu ishuka ni wowe gusa. Naho bya filime ni ugukina bisanzwe n'imizanakubabaza. Ubwo mbyizere. Hanyuma uramutse usanze Sandrine ari kumwe n'abagabo, ninjye muntu wa mbere ufuha nanakwiyahura. Wakiyahura wakora iki se? Ukabona umugabo afite ni bonsa, ukabona umugabo afite amafaranga babigeze dere baramuhamagaye sasa uzuka ifite yanze kuyima yifite we arayisimisha oya yakayitaba ugomba kwitaba.
ariko itaba ntabwo ari umugore uracyakunda yakabuye itaba uwo muntu wari uguhamagaye ninde ibi bintu ntabwo bizakunda Yaka ntabwo bizakunda wari uguhamagaye ninde tipe muri quartier umutipe turebe nta nubwo arebye ahise akandira mu Petit mufuka frère Said okay petit frère we muhamagare okay mubwire ko turi muri kiganiro cyangwa kumwe n'umugore wawe rega baba bagomba no kumenya nabimubwiye Yaka afite impano yo gukundwa n'abagore cyane nicyo kibazo ese umugore wawe azabishobora ntabashe kubajera afite impano yo gukundwa n'abakobwa ndi umukobwa ariko ikibazo abo bose kandi wowe barusha ubwiza ikibazo si kuvuga ejo ugahindura nzamenya arababaye kubera ko umuntu uri kuguhamagara bari kuguhamagara itaba yasaze yafibe kabiri tikaya arayipimisha kujya nitaba nishe bataka ese wakitabye ubundi ufite ikihe kibazo mbabarira umbwira ufite ikihe kibazo ego kobe Sandrine rero nisubura bibona gute kubyerekeranye n'urukundo dupange gaho oya ariko sha urajijisha Yaka urajijisha nk'ubu ngubu Sandrine aramuhamutse hagize nk'umuntu umuhamagara nzi neza yuko wavuga ati uyu muntu ninde bimeze bite ikibazo nta kibazo ese Yaka haramutse hagize umugabo uza akakubwira ati kumva ko ari fiancé niba ari fiancé niba ari fiancéze bivuze yuko atagomba kuvugana n'abandi harengeye aho mba narengereye kugira ngo umuntu neze ku buryo niba ari sheri sibyo kuko atavugana n'abandi baturanyi muri quartier oya hari ugufana byo karengerana none ubundi kugira ngo mwitwe ko mukundana mubashe gukundana neza nuko ugomba kuba ufite umutima ukomeye kandi uzi kwiyakira udafuha cyane kubera ko ni umuntu ukunda guhura n'abakobwa kenshi cyane mu mihanda haba ari ntihabura abakobwa ntaho nahasanze abakobwa urumva rero ni ukuvuga ngo ikintu ngomba gukora niki ni ukwiyumvisha ko ari njye njyenyine nagira n'amahirwe nkasanga nawe ariko abikora naho kumuca ku bakobwa niki rwose bizangora kiretse namufashe twabanye nibwo nabyizeye nese ubwo bone ngiye nzagusangana n'umuhungu we namwiganye ntangire ntumba amajigo umugore wanjye amajigo ariko icyambere nuko usobanurira umuntu uti muri kanaka turaziranye gutya na gutya telefone ukayitaba nkabona ko nta kintu nta kibazo ariko wowe telefone urayipfira mu mufuka utaranayigira icyo umuntu mukubye ubundi ntuzongere basi ntabwo nzongera nsabye imbabazi nyakubahwa muyobozi ariko ubu ni wowe afande wanjye ni wowe unyobora hanyuma haramutse haje nk'umugabo akavuga ati ndashaka guha amafaranga ndashaka kuguha amafaranga agaca ku ruhande Sandrine atabizi ndaguha 50 cyangwa 100 ariko Sandrine umureke ntuzongeye kumwitaba ariko ufata ibihumbi 100 akaza kumenyera buri kimwe cyose Yaka tubwizo kuri wabigenza kubera ibihumbi 100 nangwa 200 amafaranga sarutumu oya nyine ukavuga ati mu byumweru 2 Sandrine Sandrine mu byumweru 2 akagohereza ibihumbi 100 hasi aho nta rukundo rwaba ruhari twaba turi muri business icyo gihe nabamugurisha ibi ni kawunga reka nkubaze Yaka ibirayi se mba nanditse ku mpande ngo ndi kugurisha waye ntago ari iki nubwo wama miliyoni ngo mugutize umunsi umwe nawe ntabwo hari igihe uvuga amagambo nkumva araryoshye ariko nyuma bikaza gupfa nk'ubwo uvuze neza ariko mukanya telefone ni isona biraba bipfuye birabisubiye ariko uvuye amagambo kare wakagombye kwirirwa umubwira Yaka nayo ushaka hafi aho ngiye kujya nyandikanya gutegurije niba ari amagambo ushaka ariko biterwa hari igihe aba atari muri modu nziza Yaka agira igihe hari igihe aba ari muri modu nziza akaba yakuganiriza akakubwira amagambo meza ese bwa ninde ugisohoka n'undi iyo mwasohotse musohokera he ninde usohoka ninde wishyura ni ngewe sinjye mugabo se uheruka kwishyura ngahe mwasohotse cyangwa cya Sandrine kirakonsoma oya ntabwo konsoma usohokana umukobwa wowe ukinywera fanta nk'uko watubwiye ko inzoga waziretse ukajya kubona ukabona fanta niyo mahirwe nagize ntabwo anywa inzoga baracyaguhamagara itaba Yaka itaba oui allo ni umukobwa noneho ntabwo ari kuguki ni uko namuheruka ariko ni umuturanyi ntabwo ari inshuti yanjye ni umukobwa
ugomba kumenya ikintu ugomba kwiga no kumenya, ugomba kumenya ukuntu utandukanye umukobwa mukundana n'abaturanyi n'inshuti zawe n'ukuntu mubana. Gusa nshaka iki muhereza Sandrine mwitaba. Allo ngo iki ngo hamagare ndi kumwe na Shiri, uzi ko watuma mena umutwe akira mwitabe mumuhariko mubwira ati ayisakupa nta mukobwa ujya witaba undi kuri telefone ahita kupa ayisagira ubwoba ndamwere cyakora ako kantu koze kugira agira akaje cyakora ariko yaka arabizi ko ibyo nkora ni byinshi ntago urabona none ko ndi seri rimwe na rimwe ujya ntungura ariko ikintu kimbabaza nuko ari igihe ubyicu bishaka. Dore n'uyu ari mu buri busibe kuri simukadi yanjye n'uyu arimo nasugiye uye mwasohokanye we ntahaguruka buri mwanya agaruka kara kantu arakagira ntago nigeze kumubaza rimwe ese kuki ukunda guhaguruka mu kiganiro ugahaguruka uri kumwe n'umuntu ugahita uhaguruka, arambwira ngo aha bari ntago abaziritse ngahantu mba nicaye simba nziritse bafite uburenganzira bwatuma mpaguruka igihe nshakiye. Numva ko nsanga n'akantu ke gasanzwe ntago ari ibintu bigize ni ibintu tuyakora, aragenda akazagaruka ukamutegereza mwasohokanye akagaruka igihe ashakiye ariko nyine ubundi nta icyanshimishije ikintu cyanshimishije yaje no muri filime yacu ubutumwa bugufi Sandrine, ubu azajya mba ndi hafi ntabyo kujarajara wamugani muri bari abakobwa dukinana kuko tuzaba turi kumwe zajya muti. Ikibazo cy'amatsiko boss wanyu ni Vidi Franka sibyo? Kandi Vidi Franka ni igitsina gabo, hanyuma uyu mukobwa ni mwiza waramujyanye mu butumwa bugufi. Umunsi uzabona boss wawe atangiye kwirebeshayo muzakora iki kazaba ari na boss uramutse uvuze ko yatana kwiruka? Ntago yabikora. Boss wanjye ndamuzi ni inyangamugayo n'abari abakobwa bose dukinana nta nuziwe uretse ngewe gusa injye ugeriwe. Bari abakobwa bose ubona dukinana mu butumwa bugufi nta numwe uragira. Biramutse bibayeho usanze boss wari kumwe na Sandrine kandi hari ukuntu biriho uribuke ko urumukira umukozi wiwe mwese muri abakozi be wavuga ati se boss uri mu biki? Ibyo ngibyo bishobora kuba wenda turi nko gukina filime ibyo bibaho dusanzwe tunabikina, ariko mbibonye tutari gukina wenda akagira nk'unsinyara ngo basohokanye ahantu. Vidi Frank nanjye nahambwira ati boss rwose twicare tuganire, niba ndi umukozi wawe muri filime yawe mbabarira undekere Sheri, undekere umukobwa cyangwa se nikomereza ahandi nawe mukuremo, kuko ngewe ninjye namusabiye Vidi Frank kuza mu butumwa bugufi kugira ngo ajya mba ndi hafi na namukontorora. Ubwo rero mufatanye na boss ni ikindi kibazo. Ntago warwana gwibiro gufata inkoni, hari umuntu uvuga ngo umwana wanjye ndavuna icyo gihe reba Vidi Frank dore afite gutya kandi yaka umva nkubwire ntago narwana naho ahubwo namuhunga wamusigira filime namuhunga ngiye nta kintu wakora wamusigira Sandrine wawe oya mumusigira namuhunga yanze kumuguhasa namuhunga ntago yakwanga kumuhunga. Niki wakoresha kugira ngo utamuhunga warwana waza n'abayobozi byagenda bite? Sandrine nawe ari gasa ubwenge ya namahitamo kuko Vidi Frank afite umugore we uyu ni fiancé wanjye dushaka kuzabana. Urumva rero nose yagira abagore babiri uyu se yakwemera ko bamuhari kuyunguye kandi Vidi Frank afite umugore we. None se ngo wowe kubarirwa bari kuguhamagara we ubona yuko bitazamugora kubyakira? Twabyumvikanyeho namubwiye ko nta muntu nzoge abakobwa bampamagara agira icyizere yuko ari we nizera gusa. Hanyuma rero muri gukundana biri official murateganya kuzabana ryari? Ni ukuvuga ngo turi mu bihe bibi bya corona, bisigaye bigoye muri iyi minsi gutekereza ibintu by'ubukwe. Akenshi turindiriye ko byibura natwe dukomeza kwiyubaka ko gafaranga kakaboneka, noneho nyuma wenda tubonye yarangiye cyangwa yenda kurangira tukabipanga nyine, kuko ubu ntago twabitekereza ariko biri muri gahunda. Hanyuma rero ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko dusoza ubu ngubu abantu ukuntu mwicaye cyangwa se n'ukuntu muri kuvuga, ndagira ngo muze nk'abaganira nk'abantu bakundana mukore nk'akantu nko ku munota umwe.
umunota umwe cyangwa se amasegonda 30 yakagira ikintu ubwira Sandrine nyine uri kumubwira umutera imitoma. Sandrine wowe nitomara kubana akose ko yifashe gutyo uyu umuntu ajya gutereta yifashe gutyo wabaye iki none se umusarire nibyo byiza urumva we yakwemera umusazi ugiye gusenga ni ukumwereka ko mwubashye muri discipline. Fata akaboko ke use nk'ugira ati Sandrine rero kugira ngo anabone yuko ari sawa. Sandrine ntacya Mungu nzagutetesha turye neza wambare neza urumva mwambike neza wenda ngewe nambare nk'umuyede ariko wowe wambare neza ku buryo uzajya utambuka abantu bose bavuga ati dore umugore wayaka wambaye neza nubwo njye nasa nabi ariko wowe usa neza ku buryo uzajya unyura ahantu abantu bakavuga ati dore umugore wayaka. Naho ibindi uzagenda ubibona careful mu gisaswa kirakitu everything mu gisaswa gutunganye neza urabona akazi ko mu buriri nanjye ndiyaminiya ntago nagotwa kuko urabona mu buriri abagabo basigaye batandukana n'abagore abagabo bananiwe gutera akabariro ariko njye nzagerageza uko nshoboye ku buryo nzagushimisha biri kure kubera ko wagabanyije akayoga nako gatuma imbaraga zigabanuka mu mubiri uzajya ubibasha. Akandi kantu nanjye kanshimishije kugira ngo ubone ko nanjye kwa kundi gukeka no gutekereza kuba wamparika ku bandi bakobwa ikintu impamvu ushaka kubyibagirwa ubona ko nanjye wansabye ko naza tugakinana kugira ngo muri hafi nanjye kugira ngo nkwereke nazajya muri filime ukavuga ati wari uri kumwe n'abandi bari abakobwa mukinana bimeze bite uzajya ubuhibereye rwose. Nanjye rero ubwo byaranshimishije cyane ntabwo nari kubyanga kuko nanjye bizamfasha nanjye ubwanjye noneho njye mba mpibereye abo bakobwa mukinana mbe mbareba kugira ngo n'ikindi kugira ngo ubutaha ibizajya biba kenshi basi njye mba mpari kandi nzi ko tuzakirana neza bikagenda neza. Bivuze ko uzaba hari kuba cyane birenze uko byumva urumva ko azaba bagiriye ishyari utugiriye ishyari nta kibazo yahikenye nushaka kwiyamarira utangiye kuduhekenyera amenyo urayamarira mu gifu. Bakoze kubana natwe ngira ngo mwagiye mwibonera couple irashimishije cyane abantu yaritomboreye nakagaruka rero yakatunya kumuzana abakunzi be ngira ngo muri kumva ko ari no gukina muri filime yitwa Ubutumwa Bugufi muzagenda mubonamo n'uno mukobwa ngira ngo nawe agiye kuzaza kinamo. Mwakoze kubana natwe ciao ciao. Thank you very much.